Ndabasuhuje cyane nimugubwe neza aho muri hose. Muri aka kanya tugiye kuganira kuri mining imwe ya Pi Network ndetse na exchange bita FMC Pay. FMC Pay ni exchange. Nimvuga exchange ni nko kuvuga isoko ushobora kuguriraho coin cyangwa ukazigurisha kugira ngo ubone amadolari, noneho ya madolari nayo ukaba wayavunjamo ubwoko bw'amafaranga mukoresha mu gihugu waba uherereyemo. Noneho iyi ni mining bita Pi Network. Ubwo rero nihuse ngiye guhera kuri iyi Pi Network, mbabwire amakuru yayo, mbabwire uko ibintu bimeze, ibyo usabwa kuba wakora, noneho tuze kujya no kuri FMC Pay. Warakoze cyane rero kuba kuri YouTube channel, aya makuru ni ingenzi, nimba ino video biri bukugereho ugerageze ibishoboka byose ukurikize ibyo ikubwira pe, ahangaha harimo amafaranga. Ndabizi ikintu twese tuba dushaka ni amafaranga, ahangaha rero arimo nta bintu byo kubeshya. Reka ninjire muri Pi. Ninjiye muri Pi Network, nta bintu wenda birenze, urabona hano haba hariho balance, mfite iyi balance, ngiye kubasobanurira amakuru agezweho. Iyi ni balance mfiteho ariko yose ntabwo iba iri verified. Noneho hano hantu handitse ngo review, ahangaho urahakanda ukareba umwaka ushize byagenze gutereka mpakande mbigusobanurire nawe uri buze kureba iwawe. Mu mwaka ushize 2024 bahita bakwereka resultat z'ibyo wagezeho. Ni ukuvuga ngo banyereka session nakoze. Session nakoze ni kuri mining buri munsi. Turabizi ko umwaka ugira iminsi 365, ubwo muri iyo minsi nge nakoze session 346. Ubwo urumva nanjye narase session zigera muri 19 ntakoze, ni kumwe bwirana umuntu ntakora akazakora ejo. Ibi bivuga uko wakoze. Noneho hano bahita bakwereka Pi wagezeho. Ni ukuvuga ngo mu mwaka washize nageze kuri Pi 717 mu gihe cy'umwaka wa 2024. Buriya nubwo wabonye mfite iriya balance ni uko nakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero izi Pi nawe wazigeraho mu gihe cy'umwaka, cyangwa se washaka ukagabanya n'amezi 12 nawe ukaba wagera nibura nko kuri Pi zigera, ubwo zazigera nko muri 70-65 gutyo, nawe wazikorera mu kwezi kumwe. Noneho hano hasi ahangaha bakwereka ngo ni Pi zaturutse zaje nk'amabonus nyine. Abantu noneho natumiye ni abantu 32. Noneho bakanyereka iminsi maze muri Pi. Hano hasi ni igihe nyimazemo iminsi 419. Ubwo ni umwaka urengaho iminsi mikeya. Aha nawe ushobora kureba mu mwaka washize uko wakoze. Noneho andi makuru ahari muri iyi Pi Network, batubwira yuko n'ubundi izajya ku isoko bidasubirwaho. Batubwiye ko ari muri quarter 1 muri uyu mwaka wa 2025. Ni ukuvuga ngo quarter 1 tubara ubundi quarter ni 1/4. Ubwo ni ukuvuga ufata umwaka ukawugabanyamo 4. Ubwo ni uguhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu ni quarter 1. Guhera mu kwa kane kugera mu kwa gatandatu ni quarter 2. Ubwo ni igice cya kabiri cy'umwaka. Guhera mu kwa karindwi ukagera mu kwa 9 ni igice cya gatatu. Noneho guhera mu kwa 9 ukagera mu kwa 12 ni igice cya 4, aricyo bita quarter 4. Uwo bita Dr. Nicholas rero uhagarariye ino Pi Network, we yatubwiye ko muri quarter 1, ubwo ni hagati y'uku kwezi kwa mbere n'ukwa gatatu, mainnet izaba nta kabuza. Ibyo ngibyo ni amakuru nguhaye, ntabwo njya ntanga amakuru y'ibihuha, sinkunda kuvuga ibintu byinshi cyane ngo ni ukugira ngo mbone views ngo niki. Nguha amakuru nawe nyine ukazayibonera. Noneho hari ibintu rero hano bari kutubwira kuri iyi dashboard umuntu wese asabwe kureba. Hari igihe usanga ngo wabuze KYC, hari igihe usanga ngo KYC warayibonye ariko uranayikora ntabwo urabona resultat. Noneho ikibabaje cyane ni umuntu wahawe KYC we akaba atarayikora. Uwo muntu subwo ameze nk'umuntu babwiye ngo zana isahani tukwarurire, akanga kuyizana kandi ashaka kurya. Ubwo ni ikibazo. Hano rero hari ibintu bari kutubwira ngo take required actions. Ibi ni ibikorwa bikenewe wowe ugomba gukora. Noneho hano baratubwira ngo to resolve tentative KYC and migrate, kugira ngo
hari abantu bafashe KYC zabo bazishyira muri tentative. Tentative ni kwa kundi ubona byabaye umuhondo we bikagucanga, iyo ukoze KYC wajya kureba ukabona byabaye umuhondo ngo tentative, ukabona barakubwira ngo congratulation ariko ni tentative. Ni ukuvuga ngo iyo biri tentative rero biba barabishe nk'aho bayisinziriza KYC yawe ariko uba warayikoze nta kibazo. Noneho hano baratwereka icyo twakora kugira ngo bive muri tentative, noneho kandi na migration babikore. Gukora migration ni uburyo bazimura bakazivana hano kuri dashboard tuba tubona bakazijyana muri wallet. Iyo zageze muri wallet ziba wazihawe, unabishatse wazigurisha kuri black market. Black market ni uku nguku ugurisha coin itaragera ku isoko. Wihangane ukurikira ikiganiro cyose kuko ngiye kubaha amakuru mba maze igihe ntacyo mbabwira. Noneho rero reka dusome iyi text iyi ngiyi iri aha hasi yose turebe icyo bari kutubwira. Rero kugira ngo KYC igende neza, kugira ngo tuve muri tentative turasabwa iki rero? Ni ukuvuga ngo urebye hano iri tangazo ryatanzwe ku itariki 9 z'uku kwezi kwa mbere. Baravuga ngo your tentative KYC status or long wait for full KYC results and migration may be caused by your need to complete actions. Ngo kuba waragiye muri tentative cyangwa se ugategereza igihe kinini ko baguha resulta za KYC bishobora guterwa n'ibintu nawe ukeneye kubuzuza kugira ngo ibyo bizakemuke. Hari ibyo nawe usabwa. Hano bagahita batubwira ngo for example some pioneers need to complete additional liveness checks. Ngo urugero hari abantu bakeneye gukora ya liveness. Ni KYC wajyaga ku mining ukabona barakubwira ngo liveness check, bagusabye isura ngo reba hasi hejuru iburyo ibumoso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo bamwe bakeneye kubikora, hari igihe babiguhaga ukavuga ngo not now. Mu bantu batumye nawe ibi bintu bitinda, iyo bayiguha uhita uyikora, ushaka ahantu hari urumuri ukayikora. Akenshi na kenshi bayiguhaga ugiye ku mininga. Ubwo rero twari twarababwiye ngo mujye mu mininga hakiri ku manywa kugira ngo bazayiguhe habona. Abayikoze congratulation, abatarayikora nawe ubwo wongeye kuyikora ugomba kuyikora. Bakavuga ngo make sure the video is clear with good lighting. Nyine ugomba kuyikorera ahantu hari urumuri. Barongera bakatubwira ngo when prompted in the mining app for such additional liveness checks, please take the liveness checks and do not close the pop-up. Nuko nyine mu gihe ugiye ku mininga bakayiguha yikore neza kandi ntuyiskipinge cyangwa se ngo uyifunge utayikoze. Icya kabiri, sign the token acknowledgement even if you are still waiting for KYC results, as it is the required for anyone to migrate to mainnet anyway. Icya kabiri rero barakubwira ngo sign the acknowledgement, sinya amasezerano. Hari mainnet checklist, hari aga checklist bakubwira ngo sinya, utange wallet, unemeze confirming ko iyo wallet ariyo bazagushyiriraho coin zawe. Ngo nubwo waba ugitegereje ko KYC yawe bakubwira ko wayikoze cyangwa yanze, ahangaha kuri step usabwe kuyikora, ndaza kuhabereka. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ubikora waba utarabona KYC cyangwa se waba utegereje ko KYC yawe bakubwira ko wayitsinze cyangwa utayitsinze. Icya kabiri hano bahita batubwira ngo others must secure their accounts as required in the mainnet checklist. Abandi nyine nabo bagomba kurinda account zabo nk'uko bisabwa muri mainnet checklist. Bakakubwira ngo check your KYC app and mainnet checklist today and take actions when prompted in order to receive your final KYC results and get ready for migration as soon as possible. Hano no bagahita bakubwira ngo genda checking mainnet checklist yawe, urebe ibisabwa ubyuzuze kugira ngo bazagukorere bazaguhe KYC ndetse banagukorera migration coin zawe zijyaho zigomba kujya muri wallet vuba cyane. Ibi nibyo bari kudusaba rero, aya makuru ugomba kuyakora. Noneho ndashaka kukwereka aho umuntu arebera mainnet checklist kugira ngo arebe uko ibintu bye bihagaze. Ukanda hano ku turongo dutatu hano mu iguni ngira ngo urahabona, ugahita uza noneho ugakanda hano handitse mainnet. Ahangaha kuri mainnet niho uhita ujya kugira ngo urebe uko ibintu byawe bihagaze.
none iyo ukanze hano ushobora kureba ukabona payi, izi ni izirani verifayidi n'izo wamayininze ariko ntiziri verifiye, ese ni ukubera iki zitari verifiye? Abantu watumiye ntabwo barakora KYC, abandi ntibamayininga, gutyo ntibakora mbese ibisabwa. Noneho izi zabaye taransiferebo ubwo ziri verifayidi, noneho izi nizo banyimuriye zagiye muri migiresheni, ariko wowe ushobora gusanga hari izo kuri ruhande n'uru gusa, mu gihe nta KYC urakora ntabwo bagukorera migiresheni. Noneho icyo nari nje kukwereka ntabwo ari iki ngiki, ahubwo reba hano handitse ngo mainnet checklist. Aha ngaha niho ugiye kurebera checklist urebe ko za actions zose wazikoze. Icya mbere ni ukubisubiramo, narabibabwiye ariko nyine nta kibazo, kwigisha ni uguhozaho. Hari ukudawunirodinga payi burawuza, hari ugukuretinga wallet, warangiza ugakomfaminga wallet, ni mainnet checklist. Ubwo ni aka gatatu twagiye, tugiye ku ka kane. Hari ugukora lockup. Aha ni hahandi werekana ngo urakora lockup mu gihe runaka, kandi wenda izizaza zizabe zifite, baguhe wenda 90%, izindi bazikubikire kangahe ku ijana, kandi mu gihe kingana iki. Ibi nabyo biroroshye urabikora. Aka kantu rero niko bita ka secure your account. Hano ni nimero yawe ya telefone baverifyinga, nako ugomba kugakora neza cyane ukagasecuringa. Ubwo ni nimero yawe baverifyinga, uze kureba ko ibintu byose wabikoze. Ibi byose ni ibintu ukorana mbere y'uko baguha KYC. N'iki cya gatandatu ni cya kindi cyo gusinya amasezerano ko izo coin bazazishyira kuri iyo wallet watanze. Iki nacyo ugikora nubwo nta KYC waba wari wahabwe, uragikora. Nimba utegereje KYC warayibuze utarabikoze, nawe ubwo hari ibyo utujuje. Nimba utegereje resulta za KYC kandi bino byose utarabikoze, ubwo nawe hari ibyo usabwa. Ibyo nibyo bari kutubwira. Noneho ahangaha tugeze kuri step ya 7, ni uko wahawe KYC ukayisabumitinga. Aha 8 ni ukuguha resulta nimba wayitsinze, ngira ngo byose njyewe urabibona ko nabikoze. Noneho ino step ya nyuma ariyo ya 9 yo wowe nta kintu uyikoraho. Iyi step nta kintu uyikoraho, niyo ya migration. Wowe urareka bakazazikujyanira muri ya wallet kuko wasinye amasezerano ubyemeza. Ubwo rero ni akanya kawe ko kuza ukareba bino bintu uko wabyujuje, ukabireba, ibyo utakoze ukabikora, ndetse n'abantu waba waratumye ukabibutsa bakabikora. Nanjye niyo mpamvu mba mbibukije. Noneho ukareba ko nawe muri uku kwezi kwa 3 cyangwa mu kwa 2 hari uko byagenda. Aho amafaranga arimo nta kabuza, kuko n'ubu ngubu zibaye ziri hano muri migration wazigurisha. Mbona imwe bayigura 800, 750. Urumva rero ubaye uzifite ari 1000, ibyo 1840 wabibona nta kibazo. Aha ngaha harimo amafaranga bitari ukubeshya. Ikijya kidindiza abantu rero, urabona, reka ngaruke nk'iwanjye ngira ko nkwereka, nkwibutse nawe nimba uzi ko wanyinjiriyeho. Ikintu kijya kiba ikibazo, usanga abantu barinjiye muri mining ariko ntibamayininga. Ndebera nk'aba bantu, mu bantu 51, 14 nibo baba bari gukora. Ubwo ni ukuvuga ngo abandi bagera muri 37 bose ntibaba bari gukora, kandi ubwo nabo barasinziriye. Ubwo nimba nawe urimo wiyumve bategereje ngo mainnet ni ryari, bazaba barimo babaza we se ngo bimeze gute, ngo yagiye ku isoko. Warasinziriye nturi gukora, ubwo urashaka ko uzabona amafaranga. Abenshi mwibagiwe passphrase na password. Login password kuri iki gihe kuyibagirwa ni sakirirego, kuko urashaka indi ukayibura pe, urashaka indi ukayitegereza ukayibura. Ubwo password yawe ya login uyizirikane, noneho guta passphrase zo ubwo umeze nyine nk'umuntu wataye imfunguzo, kandi ntabwo hano bacura izindi. Ubwo iyo ucuze izindi nyine bisaba ko wongera ukamayininga bushyashya. Ibyo bintu ntabwo nagenda nakubwiye ngo ubizirikane, login password yawe ndetse na passphrase za wallet. Ni ukuvuga ngo ubundi payi igira ibintu bibiri. Hari ukuba ifite payi nka app na payi browser, ariyo dufunguriramo ama wallet n'ibiki. Amavideo aba ahari, unashaka no gutangira wareba video ivuga ngo uko biyandikisha nayishyizeho, ukaba watangira nabyo nta kibazo. Utazagira ihungabana ubwo abandi bazaba bari kubona amafaranga menshi cyane kandi ibintu warabyumvise. Noneho bano bantu rero muba mutari kumayininga, mu mayiningi kabisa. Ni ukubahwitura, ubwo ubimayininge cyangwa ubyihorere.
ubwo kuri Pi Network n'ayo makuru yari ahari. Murakoze cyane. Noneho reka tujye kuri FMC Pay. FMC Pay ni iyi ngiyi ni exchange y'Abanyamerika bavuga ko ije guhangana na Binance. Bavuga ko ije guhangana na Binance kuko nayo ngo umunsi ndetse Pi yanagiye ku isoko, iyi FMC Pay ishobora kuzayilistinga. Ikindi kandi hariho coin nyinshi. Noneho icyo nyikwerekeye ntabwo ari ukuyifungura ngo nuko izalistinga Pi, ibyo nibyo wabikora, ariko akarusho kayo iyo uyifunguye ugakora KYC bahita baguha coins zitwa FMC. Izo coins zitwa FMC rero ziri kugenda zizamuka cyane. Mbere baguhaga coin 2,500 zifite agaciro k'idolari n'igice, none ubu baraziguha zifite agaciro k'amadolari 5 n'igice. Ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kureba nka hano iwanjye mfiteho amadolari 22,58. Ni ukubera izo bampaye no kuba nawe naratumiye abantu wenda nabwo bakagenda bagira utubonasi bampa. Izi coin rero zirazamuka cyane. Nimba uzi ibintu bya cryptocurrency, Bitcoin yagiye ku isoko iri ku mafaranga nk'aya, ariko ubu imwe ihagaze muri miliyoni zigera mu 140 zingahe z'amanyarwanda imwe, kandi yagiye ku isoko 2009. Muri 2015 yari ku mafaranga make cyane. Rero iyi FMC Pay kuyifungura ni ubuntu, uriyandikisha warangiza ugakora KYC ugacunga neza ko washyizemo icyangombwa neza, ubwo ni indangamuntu n'amatwi yawe yombi akagaragara. Iyo amatwi atagaragara ushyiramo udupapuro inyuma y'amatwi kugira ngo nibura uze kwifata selfie amatwi yombi agaragara. Ahangaha ngiye kubaha video ikwereka uko wakiyandikisha ukanakora KYC. Video ndayigushyirira muri description, ngushyiriremo na link wanyuraho. Nubona bikugoye unyandikire kuri 078 045 73 kugira ngo nkuyobore uko wakiyandikisha, cyangwa se n'ubundi bufasha wakenera muri mining. Nkaba nagushyira no muri groupe, kuko hari igihe dutanga wenda amakuru ukayatanga wihuse ukayahaba muri groupe nyine, kubera ko biba byoroshye atari ngombwa gushyira kuri YouTube channel. Ubwo rero nagushyira muri groupe nkanagufasha no muri izo KYC, aya mafaranga nawe ntuzayabure. Ukwanga izi coin baziguhera ubuntu iyo utsinze KYC. Ubwo video igufasha ndayishyira muri description ndetse na link wanyuraho. Sawa, turi kumwe.